mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi rero tugiye gutangira amasomo abigisha uburyo nawe mwakorera amafaranga kuri YouTube. Ni ibintu byiza cyane, YouTube nawe wayikoreraho amafaranga nk'abandi bose, ariko ni ibiganiro byinshi cyane muzajya mukurikira ahangaha umunsi ku wundi. Cyo usabwa ni kuba warakoze subscribe ugakanda na like kugira ngo ibiganiro ujye ubibonera mu ba mbere. Reka duhere ku mateka y'urubuga rwa YouTube tumenye uburyo urubuga rwatangiye kugeza uyu munsi rukaba rupima amamiliyari menshi cyane bitewe n'agaciro k'amavideo ashyirwaho ndetse n'amafaranga menshi cyane abayashyiraho babasha kuba bakura kuri urubuga rwa YouTube. Ubundi YouTube yashinzwe mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwa kabiri. Ishingwa n'abagabo batatu bakoreraga kampani yitwa PayPal. PayPal sinzi niba muyizi, ariko ni ikigo gikora ibintu bijyanye n'amafaranga n'ibintu by'ubucuruzi bw'amafaranga kuri internet. Abantu bashinze YouTube rero ni uwitwa Steve Chen, uwitwa Steve Hari n'uwitwa Jawed Karim. Aba bayishinze muri leta ya California muri Amerika bitewe n'uko babonaga hari icyuho kinini cyane mu buryo abantu basangizanya amashusho kuri internet. Aba bahise bagira igitekerezo cyo kuba batangira urubuga rwo gusangiza amashusho kuri YouTube cyangwa se kuri internet, baza kurwita YouTube. Video ya mbere yagiye kuri YouTube yitwa Me at Zoo, yakizweho n'umwe bashinze urubuga witwa Jawed Karim. Uyu mugabo yari yasuye ahantu inyamaswa ziba, zoo. Ku bantu bazi zoo murayizi. Iyi video yasizeho tariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2005. YouTube rero ubwo yari imaze gushingwa tayari, nyuma yaje kugurwa na Google muri 2006 mu kwezi kwa 11. Google yahise igura urubuga ku mafaranga menshi cyane agera kuri biliyoni 1.65 bitewe nuko uru rubuga rwari ruri gukundwa n'abantu benshi cyane, abantu basangizanya amashusho, amavideo, ibintu byose bakabasha kuba buri wese yakwerekana ibintu uko abishaka. Mu ntego rero aba bantu batangije YouTube bari bagamije korohereza buri muntu uwo ari wese kuba yaba umuhanzi cyangwa se yaba umukreator ku giti cye, bitabaye ngombwa ko ujya muri studio, ujya kuri televiziyo. Aba bari bazanye uburyo bworoshye bwo kuba buri muntu wese yagira ubushobozi bwo kuba yakora video neza cyane, nawe akaba umuhanzi cyangwa se umukreator mu buryo bworoshye cyane. YouTube rero wambaza ngo amafaranga yinjira aturuka hehe? Niba abantu bashyiraho amavideo, urubuga rukaba rwaratangiye abantu bose basangizanya amashusho, buri wese ashyiraho ibintu, wakwibaza ngo aya mafaranga none Google yaguze urubuga yayungukiye he? Ese amafaranga abakoresha YouTube cyangwa se aba creator binjiza aturuka hehe? Tugiye kurebera hamwe ubwo buryo rero amafaranga yinjira abantu bakoresha YouTube, ahantu bakura ayo mafaranga. Mu buryo bwa mbere abantu bakoresha YouTube binjizamo amafaranga ni uburyo bwitwa YouTube Partner Program cyangwa se YPP. YPP ni ukuba nyine wemerewe cyangwa se wabaye umufatanyabikorwa wa YouTube. Icyambere bisaba ni ukuba ufite abasubscribers bagera ku 1000 ndetse n'amasaha 4,000 by'abantu barebye video zabo. Ibi bintu tubyumve neza kugira ngo ntambi masomo yose nzayagenda mbazanira ibintu byibanze muzabe mubizi. Uyu munsi twareberagamo ibintu bijyanye n'amateka, uburyo iki kigo cyakuze, uburyo YouTube yaje kugurwa na Google. Buriya hari abantu benshi batari bazi ko buriya YouTube igenzurwa n'ikigo cya Google nacyo gikorera mu yitwa Alphabet Inc. Hanyuma turi kurebera hamwe uburyo amafaranga abakoresha YouTube binjiza. Ni uburyo bwinshi cyane butandukanye. Ubwa mbere nababwiye ni ubwo kuba wujuje abasubscribers 1000 n'amasaha 4,000, ariko hari n'ubundi buryo boretse kuza mu minsi ya vuba, aho bagusaba kuba ufite abasubscribers 500 n'amasaha 3,000, ariko ukajya ukorera amafaranga mu buryo butarimo ama publicity cyangwa se ama ads. Yes. Ubundi buryo rero ni uburyo bwitwa sponsorship, aho ushobora kwamamaza nk'ibintu muri video zawe. Niba ufite abantu bakurikira ibintu byawe ari benshi cyane, tayari mu buryo bwitwa sponsorship ushobora kwamamazamo product y'umuntu runaka, company y'umuntu runaka cyangwa se ikigo cy'umuntu runaka, bityo ugasanga uramwamamarije arakwishyuye kandi nawe ibintu bye bikabasha kuba byagera ku bantu benshi cyane. Ubwo nabwo ni uburyo abantu binjiza amafaranga kuri YouTube. Hari ubundi buryo rero bwa gatatu bwitwa membership. Membership ni uburyo umuntu ashobora kuba yakwiyabonesha kuri channel yawe, ukajya kurikira content zawe ziyihariye.
ukuvuga ngo umuntu aravuga ati ngiye kujya nishyura amafaranga aya naya muri uku kwezi, hanyuma nje nkurikira content zihariye umuntu nyiri channel ya podinga ariko zikaba zitabonwa n'abantu bose. Ibyo bintu byo bita membership. Mu Rwanda biragoye ko wabibona, mu Rwanda ntaho twemerewe membership, ariko nko ku bantu bari hanze ushobora nko kugera kuri channel iri monetize ugasanga yafunguye icyitwa membership, ukaba ushobora kwishyura amafaranga ukajya ukurikira izo video ze zitarabonwa n'abandi bose bitewe n'uko waguze icyo kintu bita membership. Ubundi buryo ni uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa ukoresheje link. Ubu nabwo ni uburyo bukunze gukoreshwa cyane nko mu bihugu byateye imbere, nko mu bihugu byo mu Burayi, aho umuntu ashobora kuza akaba afite ibicuruzwa runaka, cyangwa se nawe ubwawe ukaba ushobora nko kujya kuri website ya Amazon cyangwa se izindi website zose zicuruza kuri internet, ugafata link y'ikintu ukagipastinga muri description ya video yawe, niba umuntu agiye guhaha icyo kintu ubundi akagihaha amaze kwishyura, cyangwa se ukaza kubonaho aya komisiyo. Yes, tubyumve neza, ubonaho komisiyo niba yishyuye icyo gicuruzwa, ubundi nawe ukabonaho aya komisiyo. Ubwo nibwo buryo bita affiliate marketing. Nabwo ni ubundi buryo bakorera amafaranga kuri YouTube. Ibi byose biba tugenda tubijya in deep turebera hamwe uburyo izi nzira zose zikorwa hano kuri Mukire Entertainment. Niyo mpamvu ukwiye kuba warakoze subscribe kugira ngo buri video yose usize tujye duhita tuyibona, mwese muzibone, aho ugize ikibazo utubaze, ibintu bigende neza cyane. Mu bundi buryo hari uburyo bwitwa YouTube Shorts, aho umuntu akora utuvideo tugufi, ubundi natwe tukabasha kuba twamwinjiriza amafaranga bitewe n'uko utwo tuvideo tugufi natwo twishyurwa, ariko ntabwo twishyura amafaranga menshi ugereranije n'umuntu ukora video ndende. Ariko ibi byose nabyo tujya in deep tubirebera hamwe. Iyi ni video ya mbere nkoze, ndashaka kubona reaction zanyu, mukora ama like, mukora subscribe, kuko ngiye kubazanira content nziza zigisha imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko YouTube, TikTok, kuko ngiye kubashyiraho n'indi video yigisha imikorere ya TikTok n'uburyo TikTok yinjiza amafaranga mu Rwanda. Yes, mu buryo YouTube yinjiza rero hari uburyo bw'amashort, hari uburyo bwo kuba bwo mu ads, mu publicity, hari uburyo bwa affiliate marketing, ariko amafaranga yose winjize ntabwo uyahembwa, kuko YouTube cyangwa se Google nabo ni abacuruzi nyine, nabo baba bakeneye kugira inyungu. Wambaza ngo rero inyungu muyigabana gute? Ni ukuvuga ngo iyo usize video kuri YouTube, abamamaza hari amafaranga bishyura kuri iyo video kugira ngo publicity zabo zibashe guca muri iyo video. Ayo mafaranga rero ufataho 55%, hanyuma Google nayo igasigarana 45%. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko nyine Google nabo ni abacuruzi nyine, nabo baba bakeneye inyungu mu mafaranga twakoreye. Hanyuma ku muntu uri mu Rwanda rero, kugira ngo ubashe kuba wabona amafaranga bisaba kuba ufite icyo bita AdSense account. Iyo AdSense account niyo ushyiramo konti ya banki, ubundi amafaranga ukabasha kuba wayabona kuri banki za hano mu Rwanda. Iyo AdSense account bisaba gushyiramo imyirondoro yawe ya nyayo, ubundi bakakoherereza icyitwa pin cyangwa se AdSense pin, kugira ngo ubashe gukonfirma neza niba uwo muntu ahari bya nyabyo. Iyo pin rero ngiye kuyibereka, ni pin igaragara muri aka kantu kameze gutya, sinzi niba mukabona neza, ni bayita AdSense pin. Akantu niko kagaragaza iyo pin nyine. Iyo wakoze haba hariho imibare igera kuri 6 bakoherereza, ubundi ibintu bikagenda neza, ugakonfirmamo iyo pin yawe, ubundi ibintu byawe bikagenda neza cyane. So iyi pin rero mu gihe utarayikonfirma muri AdSense account yawe, ntabwo wabasha kuba wabona amafaranga. Izi zose ni process tuba tugenda turebera hamwe mu zindi video ziri imbere, mugenda mumenya uburyo ibyo byose babikora, uburyo ba applyinga iyo pin, uburyo ba applyinga monetization, uburyo YouTube yabasha kuba yaguhindurira ubuzima mu gihe wakora content ugahozaho kandi ugakora ibintu byiza. So ndabashimiye cyane, ngiye nitwa Mr Sam. Aho wagira igitekerezo cyangwa se ikibazo utwandikire muri comment, ukore subscribe kugira ngo tubashe kwategura n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza. Ndabashimiye cyane, peace.